Ni mu bukwe rero bwa Niyo Bosco ndetse na Irene nyine bwahuje ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko ndetse no mu mafotografa beza cyane hano mu Rwanda. Cyuzuzo Beyonce nawe akaba ari umwe rero mu baje gutera ingabo mu bitugu nyine uyu muryango, iyi couple nyine igiye kuba umuryango mushya. Si we gusa wari witabiriye iki kirori, dore ko hajemo n'abandi ba star bagiye batandukanye, by'umwihariko nk'umubyinnyi Titi Brown, ndetse n'abakina filimi, ndetse n'abahanzi muri rusange. Bose wabonaga ko rwose baje mu iki kirori nyine, ariko ibyo twari twabigarutseho mu kiganiro cyabanje, ari nayo mpamvu ngusaba rero ko wajya kukireba niba utarakireba. Uyu Cyuzuzo Beyonce rero nubwo yaje gushyigikira uyu Niyo Bosco, bari bafitanye imishinga myinshi cyane igiye itandukanye, by'umwihariko nyine umushinga w'indirimbo, akaba rero ari indirimbo yakoranye na John B. Akaba rero ari indirimbo basohoye ku munsi w'ejo. Ubu ngubu rero ikaba imaze kurebwa n'abasaga 29,000 bishyira 30,000. Akaba rero ari indirimbo yarambitswe ibiganza n'umwe mu bafotografe beza cyane hano mu Rwanda dufite, akaba ari we Cyuzuzo Beyonce. Rero akaba ari we wafashe amashusho y'indirimbo nk'uko muri kubibona rero muri video. Wabonaga rwose ko ari ibintu yahaye umwanya we kandi yabyitayeho, kandi mu by'ukuri ubona ko ari video nziza cyane ifite amashusho meza cyane. Bamaze rero gusohora iyi ndirimbo, bahita ko nyine bajya mu bukwe. Ni ubukwe rero uyu Niyo Bosco yari yatangaje ko buzaba nyine muri Mutarama ku itariki 16. Akaba rero yasoje isezerano yari yasezeranyije uyu Irene, akaba rero amaze kumugira umufasha we. Uyu Niyo Bosco ndetse na Irene nyine bagaragaje ibyishimo cyane ubwo nyine bari bamaze gusoza umuhango wo gusaba no gukwa. Wabonaga rwose ko ari ibintu byiza cyane, bashyizemo akadiho rwose baragacinya, ubona rwose ko ari ibintu byiza cyane. Uyu Cyuzuzo Beyonce rero nawe yavuze ati kuba twarakoranye akazi, kuba warampaye akazi tugashutinga indirimbo ntabwo byahita kubirangiriraho, ahubwo tugomba kubaka ubumwe, tukubaka urukundo, ari nabyo nyine byaranze iki kirori, aho uyu Cyuzuzo Beyonce yagiye gushyigikira Niyo Bosco. Uyu Cyuzuzo Beyonce ni umufotografa mwiza cyane, kandi ukunzwe n'abatari bake, ndetse akaba anagerageza gusapotinga nyine indirimbo nyarwanda. Gusa hari abibaza bati ese Cyuzuzo Beyonce ni muntu ki? Cyuzuzo Beyonce yatangiye ryari umwuga w'ubufotografa, ariko si ubusanzwe ni muntu ki? Ubushize twabigarutseho mu kiganiro cy'ubushize. Icyo kiganiro rero wakireba, ni ikiganiro cyiza cyane kirekire, wabasha kumenya Cyuzuzo Beyonce. Gusa ntabwo twagenda tutababwiye muri make, tuvunagure utuntu duce cyane kuri Cyuzuzo Beyonce, ubundi tujye dukomeza kubana. Reka mbareke rero mwumvire bimwe mu buzima bwa Beyonce ndetse n'uburyo yinjiye muri photography no kugeza ubwo agiye gushutinga indirimbo ya Niyo Bosco. Stay tuned. Gusa nubwo yemeye kazi gufotora bitewe n'uko abantu benshi bamubonaga ku mukino ya AS Muhanga, bari bazi ko ari umufotografe ubizi cyane. Nyamara we ntabwo yari abizi ku buryo ari gusetinga kamera neza ubundi akajya gufotora. Bumvikanye n'uwo mukinnyi baza kuzuzanya, yemera ko azajya kumufotora ubwo bazaba barimo bakina. Yaragiye yegera mwarimu wamwigishaga gufotora, ubona amufasha gusetinga kamera neza ku buryo ifoto aza gufotora iza kuza imeze neza. Icyo gihe akaba ari nabwo bwa mbere yinjiye muri stade ya Huye, ubwo yari agiye gufotora umukinnyi amafoto azakoresha muri kariyeri yiwe. Guhera ubwo yatangiye kumva umwuga w'ubufotografe ari mwiza, bitewe n'uko uwo mukinnyi yamugiriye icyizere akamuha ako kazi, dore ko nyine nta n'amafaranga menshi bamuhaye. Gusa yabonye ko byose byazakunda aba yakomeje umwuga. Igihe cyarageze, amanota ya National Examination nayo arasohoka, ahita akomeza amasomo yiwe muri IPRC Kigali, aho yakomereje ibijyanye na accounting kuko ari nabyo yari yarize muri secondaire. Yahise ko ava i Muhanga ajya kuba i Kigali. Gusa i Muhanga akaba ariho yari azwi, dore ko yari umufotografe. I Kigali yarahaje, aha nta muntu n'umwe wari umuzi, dore ko ibyo bintu batari banimuziho. Yashyitse i Kigali akora ibyo yarajemo byose byo kwiga, aragenda amera nk'uwiga boarding kuko nta kindi kintu yakoraga usibye kuba yarakurikiranaga iby'amasomo gusa, ku buryo bamuhamagaraga bakumaza niba agifotora. Hakaba kandi hari umufotografa wari umuzi yuko azafotora, akaba yaramuhamagaye amubwira ko yazaza kuri match ya Rayon Sport. Icyo gihe yagombaga gukina na AS Kigali. Amaze kubyumva yahamagaye mama we, amubwira ko azajya gufotora kuri match ya Rayon.
Birumvikana nk'umwana w'ikinege icyo yakoraga cyose yabanzaga kukibwira mama we. Iyi yari yo match ya mbere yafotoye ikomeye kandi akaba ariyo match yatangiye kumuzamura ku buryo abantu benshi batangiye kuzajya bavuga ko ari umufotographer wa Rayon Sport kuko yahoraga kuri match za Rayon. Iki gihe niwe yatangiye kubona ibiraka byo gufotora abakinnyi bakamuha amafaranga, ari nabwo yisanze akunda gufotora abakinnyi bakina muri football. Dore ko Beyonce kandi akaba ariko yisanze muri uyu mwuga wo gufotora nubwo atawukundaga, ariko kuri ubu akaba ari umurimo akunda ndetse akaba ari we akora umunsi wa none. Uyu Beyonce kandi akaba yari afite inzozi z'uko yazaba umwoditeri kuko yumvaga ko aboditeri ari abantu bakize kandi bakora akazi kaba amafaranga menshi, yewe habayo kurya cyangwa se kuwishyurira mu ngendo. Yumvaga bavuga ko iyo bari bagiye kodita kampani runaka ndetse n'ibindi biryo biryoshye cyane kandi binyuranye nk'ibyo bidahagije, ubundi bakarenzaho amafaranga kugira ngo bemeze ibyo barimo koditinga ko ari byo kugira ngo iyo kampani batayihana. Buri muntu mu byo akora bigiye bitandukanye, hari ikintu uba wumva wakoze cyangwa se icyo uzakora ukumva muri wowe wishimye cyane. Nawe nk'umufotographer akaba yarafotoye abakinnyi benshi bagiye batandukanye amafoto yabo, gusa akaba ari ifoto yafotoye umukinnyi ukina mu Mavubi, akaba ari ikipe nkuru y'igihugu cy'u Rwanda football. Uwo mukinnyi akaba ari Ntwari Fiacre. Uyu akina muri Afurika y'Epfo, akaba avuga ko ari umukinnyi mwiza yabonye kandi yafotoye hano mu Rwanda mu bakinnyi bose bakina. Kandi cyuzuzo Beyonce hakaba hari indi foto yafotoye akayikunda byimazeyo, azamura urwego rwiwe, akaba ari ifoto yafotoye Djihad. Uyu ni kapiteni w'ikipe nkuru y'u Rwanda y'Amavubi. Yaramufotoye ubwo Amavubi yakinaga na Senegal, bakiniraga hano nyine ku kibuga cy'u Rwanda. Iyo foto kandi akaba yarayitaginze Djihad, nawe arangije aza muri comment ataginga ikipe akinamo yo hanze y'u Rwanda. Iyo kipe nayo irangije yandika ko cyuzuzo Beyonce ko ariwe wafashe iyo foto. Ibyarangiraho kuko iyo kipe kuri official account yabo barayipostinze gushya bashyiraho caption ivuga ko cyuzuzo Beyonce wayifotoye, akaba ari ikintu cyamuzamuye cyane ndetse bikamuhesha n'ibiraka bigiye bitandukanye. Kubona iyo kipe yo hanze bapostinze kuri account yabo ya official, ubundi barangiza bagashyiraho caption ivuga ko Beyonce wafashe iyo foto, cyari ikintu cyiza kandi kidasanzwe. Uyu Beyonce ni ibintu bibura mu matwi ndetse ahora azirikana umunsi ku wundi. Nyuma y'ibyo byose akaba ari indi foto nanubu atarabasha gufotora, ni ifoto ya nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Ubwo yamubonaga kandi yemerewe kumufotora byaramunaniye kuko amarangamutima yaramuganje maze aramufata ararira kuko yumvaga ari ibintu bimurenze cyane. Ni nabwo yarabonye nyine His Excellency Paul Kagame n'amaso ye. Yari ubwa mbere, amarira aramufata. Gufata ifoto birangije biramunanira. Uyu Beyonce kandi akaba bigaruka avuga ko ari imwe mu mafoto atarabasha gufotora, ariko akaba avuga ko umunsi umwe bizaba naye akayifotora neza ku buryo izaba isa neza. Dore ko nyine akunda kubivuga, Imana itanga uko ishaka nta n'umwe ibajije kandi igacyura uwo ishaka igihe kiwe kigeze. Uyu muryango ntiwagize umugisha wo kubyarana abana benshi kuko Imana yabahaye umugisha wo kwibaruka umwana umwe gusa, bamwita Cyuzuzo Beyonce. Birumvikana hari ibihe aba agomba kunyuramo bigiye bigoye ndetse n'indi bigiye bisekeje ku buryo iwanyu baba baragukubise cyangwa se ntibagukubite bitewe n'uko umuryango wagiraga amahane. Beyonce we akaba ari byo yagiye akora akiri muto ku buryo atajya abyibagirwa, bitewe n'uko abo batekeraga hanze mama we yigeze kumuha ibiryo ngo abijyane mu nzu, arangije arabimena. Iki ni ikintu cyarakaje mama we ndetse yari agiye no kumukubita. Kandi hakaba hari ikindi yakoze nacyo yibuka akibaza nimba ari we cyangwa se niba ari umuntu wari umurimo umukoresha. Ubwo yigaga muri segonderi mu mwaka wa 2 cyangwa se senior 2, yigeze ava mu ishuri ajya gushaka akazi ko gukora mu rugo, no kuvuga ikiboyi. Kubera ko ikigo yigaga atagishakaga, yabwiye mama we ko agomba kukimuhindurira kuko yatagishakaga. Mama warangije aramubwira niyige nahame hamwe ahazajya azaguma kuri iki kigo. Beyonce byaramubabaje cyane, dore ko ahangari yahise afatira n'umwanzuro udasanzwe ubundi ajya kwishakira akazi ko mu rugo. Gusa ibi byose ntibyarenze isaha imwe batamufashe kuko yari yasize ibaruwa ku ishuri ivuga n'impamvu avuye mu ishuri. Bakibona iyo baruwa, ikigo cyahise kugihamagara mama we bahita ko bamushaka igitaraganya ataragira ahajya. Cyuzuzo Beyonce kandi nk'abandi bose baca mu gihe cy'ubwangavu, aho benshi barangwa no kuba bafite abo bari kumwe mu rukundo cyangwa se abo bateretana. Nawe akaba ataracitswe muri icyo gihe cy'ubwangavu. Ubwo yigaga muri senior 5 akaba afite umusore bakundanaga kugeza muri senior 6.
gusa igitangaje ni uko bose bakimara kurangiza byahise ko birangiriraho. Akaba ari we musore avuga ko bakundanye igihe kirekire kugera ku myaka 2 yose bakundana. Gusa nyuma y'uko amaze gukura kandi akamenyekana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, hakaba hari amakuru yagiye acicikana yavugaga ko bakundana n'umuhanzi uzwi mu ndirimbo zitandukanye hano mu Rwanda ariwe Joe West. Uyu nguyu bavuzwe mu rukundo rumwe bidasanzwe, dore ko kandi bavugaga ko Beyonce ariwe wajyaga ajya gufata amashusho uyu Joe West. Nubwo nyir'ubwite ariwe Beyonce yabihakanaga, ariko abanyarwanda baciye umugani uti nta nduru ivugira ubusa ku musozi, kandi akaba yaragiye avugwaho amakuru menshi agiye atandukanye ku bijyanye n'inkundo cyane cyane n'abakinnyi. Uyu Beyonce akaba akunda gufotora cyane abakinnyi, akaba akunda no kubatumira mu biganiro ajya agenda akora ku muyoboro wa YouTube. Nanone kandi uyu Beyonce yagiye ashinjwa kuba ari umutinganyi, kuko byagiye bivugwa n'abakunzi babo ubwo babaga bari mu biganiro bombi na DJ Crash, dore ko uyu DJ Crash ari inshuti y'akadasohoka Beyonce. Aba kandi bakaba baragiye bamenyekana ndetse barakundwa bidasanzwe mu biganiro bigiye bitandukanye nk'ibyo bagiye bakorera kwa Murindahabirene ndetse n'ahandi hose. Twasoza kandi tutababwiye iby'uko ku mbuga nkoranyambaga higeze gusakara amashusho y'umwana basa cyane, ndetse benshi bakomeza kumushinja ko ari umwana wiwe. Gusa we yabyamaganiye kure, avuga ko ari umwana w'undi mu mama, akaba akunda Beyonce cyane ndetse bakaba banasa bimwe bidasubirwaho. Gusa nanone hari benshi bakomeje kuguma mu rujijo n'isaha bataramenya ukuri k'uyu mwana, dore ko benshi bavuga ko ari Beyonce ari muto, abandi ngo baravukana, abandi ngo ni umwana we. Gusa ukuri ni uko nta sano rindi bafitanye, ahubwo ni uko basa. Ahangaha kandi ndibaza nawe niba utajya gusobanukirwa ariko amaze gusobanukirwa. Umwana wavutse ari ikinege agakura akaba icyitegererezo, uwahoraga afatwa nk'ukiri muto yaje gutera intambwe ziremereye. Umukobwa wigeze kurira kuko atabonye icyo akunda, kuri ubu ngubu ari kurira kubera ibyishimo by'ibyo amaze kugeraho, ariko urugendo rwe ruracyakomeje. Haracyari ifoto imwe atarafotora, ifoto y'icyo yitirira icyizere cy'inzozi ze, dore ko ari umunsi azafotora His Excellence Paul Kagame. Aha azaba asoje icyiciro, atangiye ikindi kinini kurusha byose. Kandi wowe wumvise iyi nkuru, icyo utangiye gukora uyu munsi nubwo wacyanga gishobora kuba aricyo kizaguha izina ry'ejo. Naha dusoreje ikiganiro cyacu, ni n'akandi mbone yo kugusaba gukanda like, subscribe, ugafungura inzogera kugira byose byiza biri hano bitazigera bigucika. Njye nyita Wakanda, ndabashimiye.